Turabashuhuje kandi turabashimira gukomeza kubana natwe aho dukomeza gusoma Bibiliya. Tugeze rero ku gitabo cy'amaganya, izindi Bibiliya handitsemo amaganya ya Yeremiya. Igice cya mbere. Umurwa w'i Yerusalemu ko usigayemo ubusa kandi wari wuzuye abantu, uwari ukomeye mu mahanga ko yahindutse nk'umupfakazi, uwari umwamikazi mu ntara yarayobotse aratura ikoro. Nijoro arira cyane, amarira amutemba mu maso, mu bakunzi be bose ntafite umuhumuriza. Inshuti ze zose zaramuriganije, zahindutse abanzi be. Abayuda bajyanywe ari imbohe, babitewe n'akarengane n'uburetwa bwinshi bikabije. Batuye mu banyamahanga, nta buruhukiro bahabonye, ababarenganya bose babafashe bageze mu gakubiro. Inzira z'i Siyoni ziraboroga, kuko ari ntawe ukiza mu materaniro yera. Amarembo yaho yose ni amatongo, abatambyi baho barasuhuza umutima. Abari baho bafite umubabaro, naho ubwaho hafite ishavu. Ubwiza bwose bw'umukobwa w'i Siyoni bwamuvuyeho, ibikomangoma bye byahindutse nk'impara zihebye urwuri, byagiye bidafite intege imbere y'ababyirukanaga. I Yerusalemu mu gihe cy'umubabaro n'amaganya byaho, hibutse ibintu byaho byose binezeza, ibyo hahoranye kera. Igihe ubwoko bwaho buguye mu maboko y'umubisha, ntihagire kivuna ababisha bahabonye baseka ko habaye amatongo. I Yerusalemu hacumuye bishishana, nicyo gituma habaye ikintu cyanduye. Abahubahaga bose barahasuzuguye, kuko babonye ubwambure bwaho. Ni ukuri hasuhuza umutima kandi hasubira inyuma. Umwanda waho wageze ku myambaro yaho, ntihibuka iherezo ryaho. Nicyo cyatumye hacishwa bugufi bitangaje, ntihagira uhahumuriza. Ayi Uwiteka, itegereze umubabaro wanjye, kuko umwanzi anyitereye hejuru. Umubisha yasingirije ukuboko kwe ibintu byaho byose binezeza, kuko habonye yuko abanyamahanga binjiye mu buturo bwaho bwera, abo wari warahakaniye ko badakwiriye kwinjira mu iteraniro ryawe. Abantu baho bose baraganya, barahahiriza ibyo kurya. Ibintu byabo binezeza babitanze ku byo kurya ngo bahembure amagara yabo. Ayi Uwiteka, reba kandi witegereze, nahindutse umugayo. Mwebwe abihitira mwese mwe, mbese ntibibababaje? Nimwitegereze murebe ko hari umubabaro uhwanye n'uwanjye wangezeho. Uwiteka yampanishije ku munsi w'uburakari bwe bukaze. Yohereje umuriro mu magufwa yanjye, uvuye hejuru uyageramo yose. Yategeye ibirenge byanjye umutego, yanshubije inyuma. Yangize umwihebe ngacika intege umunsi wose. Ukuboko kwe kwamboheyeho umutwaro w'ibicumuro byanjye. Byarasobekeranye bingera mu ijosi, yacogoje imbaraga zanjye. Umwami yantanze mu maboko yabo ntashoboye guhangana nabo. Umwami yagushije intwari zanjye zose zari zantuyeho, yankoranirijeho iteraniro ryo guhondagura abasore banjye. Umwami yaribatije umwari wa Yuda mu muvure, nk'uko bawengeragamo vino. Umwami yaribatiye umwami wa Yuda mu muvure we, nk'uko bawengeragamo vino. Ibyo ni byo bindiza ijisho ryanjye. Ijisho ryanjye riratembamo amarira nk'amazi, kuko umuhumuriza wari ukwiriye kundema umutima ambaye kure. Abana banjye babaye impabe, kuko umwanzi yatsinze. I Siyoni harara amaboko, ntihaboneka uhahumuriza. Uwiteka yategetse ibya Yakobo, kugira ngo abamukikijeho bamubere ababisha. I Yerusalemu habamereye nk'ikintu cyanduye. Uwiteka arakiranuka, kuko nagomeye amategeko ye. Nimwumve ndabinginze,
mwa moko yose mwe, kandi mwitegereze umubabaro wanjye. Abari banjye n'abahungu banjye bagiyeho abanyagano. Natabaje abakunzi banjye, ariko baranshutse. Abatambyi banjye n'abakuru banjye baguye mu murwa, ubwo bashakaga ibyo kurya bihembura amagara yabo. Ayi Uwiteka, itegereze kuko ndi mu makuba, umutima wanjye urahagaze. Umutima wanjye uradihagura kuko nagomye bishayishije, inkota iricira hanze kandi no mu rugo hari urupfu. Bumvise ko nganya ntihagira umpumuriza, abanzi banjye bose bumvise ibyago byanjye, bishimira ko ari wowe wabingize. Uzasohoze umunsi wavuze nabo bamere nkanjye. Ibibi byabo byose bize imbere yawe, ubagirire nk'uko wangiriye, umpore ibicumuro byanjye byose. Kuko amaganya yanjye ari menshi, kandi umutima wanjye ukaba urabiranye. Igice cya kabiri. Umwami ko yageretse ku mukobwa w'i Siyoni igicu cy'umwijima amurakariye, yajugunye ubwiza bwa Isirayeli ku isi abuhanuye ku ijuru, kandi ntiyibutse intebe y'ibirenge bye ku munsi w'uburakari bwe. Umwami yoreje ubuturo bwose bwa Yakobo, ntiyamubabarira. Yashenye ibihome by'umukobwa wa Yuda abitewe n'umujinya, yabitsinze hasi, yanduza ubwami n'ibikomangoma byabwo. Yaciye ihembe rya Isirayeli ryose abitewe n'uburakari bukaze, yahinnye ukuboko kwe kw'iburyo imbere y'abanzi, kandi yatwitse Yakobo amumerera nk'umuriro ugurumana, ukongora impande zose. Yamuforeye umuheto nk'umwanzi, yahagaze abanguye ukuboko kwe kw'iburyo nk'umubisha. Yishe abanyagikundiro bose, yasutse uburakari bwe mu ihema ry'umukobwa w'i Siyoni bwaka umuriro. Umwami yahindukiye Isirayeli nk'umwanzi, yamumize bunguri. Yamazeho ingoro ze zose, kandi ibihome bye yarabisenye. Yagwirije umukobwa wa Yuda umubabaro n'amaganya. Kandi yaranduye uruzitiro rwe, arumaraho nk'urwo ku murima, yakuyeho ahantu he h'iteraniro. Uwiteka yatumye ibirori byera n'amasabato byibagirana muri Siyoni, kandi uburakari bwe bukaze bwatumye ahinyura umwami n'umutambyi. Umwami yataye kure igicaniro cye, yazinutswe ubuturo bwe bwera. Inkike z'ingoro z'i Siyoni yazitanze mu maboko y'ababisha. Bashakurije mu nzu y'Uwiteka nko ku munsi w'ibirori byera. Uwiteka yagambiriye kurimbura inkike y'umukobwa w'i Siyoni, yahageresheje umugozi. Ntarakagerura ukuboko kwe kureka kurimbura, kandi igihome n'inkike yabiteye kuboroga, byihebeye icyarimwe. Amarembo ye arigise mu butaka, imyugariro ye yarayisandaje arayivunagura. Umwami we n'ibikomangoma bye bari mu banyamahanga, aho amategeko y'Imana atari. Ni ukuri abahanuzi be nabo ntibakibonekerwa n'Uwiteka. Abasaza b'umukobwa w'i Siyoni bicaye hasi, baguwemo n'akayubi, biteye umukungugu ku mitwe, bakenyeye ibigunira. Abari b'i Yerusalemu bariyunamiriye. Amaso yanjye yakobowe n'amarira, umutima wanjye urahagaze. Inyama zo mu nda zirasandaye, bitewe no kurimbuka k'umukobwa w'ubwoko bwanjye, kuko abana bato n'abonka barabiraniye mu nzira z'umurwa. Babaza ba nyina bati, amasaka na vino biri hehe? Ubwo barabiraniraga mu nzira z'umurwa nk'inkomere, imitima yabo ihondoberera mu bituza bya ba nyina. Nakuvugaho iki? Icyo nakugereranya nacyo ni iki, wa mukobwa w'i Yerusalemu we? Naguhwanya n'iki kugira ngo nguhumurize, wa mwari w'i Siyoni we? Kuko icyuho cyawe ari kinini nk'inyanja, ninde wabasha kugukiza? Abahanuzi bawe beretswe iby'ubusa n'iby'ubupfu ku bwawe, kandi ntibakugaragarije igicumuro cyawe, kugira ngo bagarure abawe bajyanywe ari imbohe.
ahubwo beretswe ibiguhanurira ibinyoma byatumye ucibwa. Abahisi bakubita mu mashyi ku bwawe, barimyoza bakazunguriza umutwe umukobwa w'i Yerusalemu bati, mbese uyu ni wa murwa abantu bariburaga ko ari mwiza bihebuje n'umunezero w'isi yose? Abanzi bawe bose barakwasamiye, barakwimyoza bahekenya amenyo, bati twamumize bunguri. Ni ukuri uyu ni wo munsi twari dutegereje, none turawubonye, turawuruzi. Uwiteka yakoze icyo yagambiriye, yashohoje ijambo rye yategetse mu minsi ya kera. Yagukubise hasi kandi ntiyakubabarira, yatumye umwanzi wawe akwishimaho, yashyize hejuru ihembe ry'ababisha bawe. Umutima w'ab'i Yerusalemu watakiye umwami bati, wa nkike y'umukobwa w'i Siyoni we, reka amarira atembe nk'umugezi ku manywa na nijoro, we kuruhuka, imboni y'ijisho ryawe ye gutuza. Haguruka uboroge mu ijoro, uhereye igihe batangirira izamu, usuke umutima wawe nk'amazi imbere y'Uwiteka, umutegere ibiganza ku bw'amagara y'abana bawe bato baremberejwe n'inzara mu mahuriro y'inzira zose. Ayi Uwiteka, itegereze kandi urebe uwo wagiriye ibyo. Mbese abagore barya urubyaro rwabo? Abana baguyaguyaga mu maboko yabo? Mbese umutambyi n'umuhanuzi bakwicirwa mu buturo bwera bw'umwami? Umusore n'umusaza baryamye hasi mu nzira, abari banjye n'abahungu banjye bagushijwe n'inkota. Wabishe mu munsi w'uburakari bwawe, warabasogose ntiwabababarira. Wampamagariye ibinteye ubwoba impande zose, nko mu munsi wo guterana kwera, kandi ntawarokotse umunsi w'uburakari bw'Uwiteka ngo asigare. Abo naguyaguyaga nkabarera, umwanzi wanjye yabamazeho. Igice cya gatatu. Ndi umuntu wabonye umubabaro, yankubise inkoni y'uburakari bwe. Yaranshoreye ancisha mu mwijima, atari mu mucyo. Ni ukuri yakomeje kumbangurira ukuboko hato na hato burinda bwira. Inyama yanjye n'umubiri wanjye bishajishijwe nawe, amagufa yanjye yarayamenaguye. Yanyubatseho anzingiraho indurwe n'umuruho. Yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera. Yankubitiye mu nkike kugira ngo ntahinguka mu irembo, yatumye umunyururu wanjye undemerera. Ni ukuri iyo mutakiye mutabaza, gusenga kwanjye guheza hanze. Inzira zanjye yazicishije inkike z'amabuye, aho nanyuraga yarahagoretse. Amereye nk'idubu yubikiye, nk'intare iciye igico. Yayobeje inzira zanjye, kandi yarantanyaguye angira indushyi. Yamforeye umuheto angira intego y'umwambi we. Murakoze, reka turekere aha, tuzakomeza ejo. Imana ibahe umugisha.